Reka tubasuhuze cyane mwese mukomeje gukurikirana ab'Imana bera, nk'uko rero musanzwe mubimenyereye twabazaniye isi njya n'isiyo ni umuyobozi w'icyo kinyamakuru. Reka atangire nyine abibwira n'ababwiriza. Reka rero ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze cyane kandi kuduha umwanya. Imana ibaha imigisha myinshi cyane. Amazina ni yayindi n'ubundi ni Nduwimana Jean Claude. Channel yo bayibabwiye ni ab'Imana bera. Aho ujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera mu nyuguti ntoya kandi bifatanye, warangiza ugakora subscribe, ubundi ukajya wiyumvira amavugabutumwa. Abandi baravuga ngo ni subscribe. Imana ishimwe. So nkuko mubizi rero muzi neza ko duhora tubamenyesha ijambo ry'Imana ndetse n'amavugabutumwa agiye atandukanye. Uyu munsi rero reka ntangire sengera abanyarwanda muri rusange, ntangire sengera abantu bose, hanyuma dukomeze tubagezeho na message Uwiteka yadushyize ku mutima. Murakoze cyane. Mana yera, Mana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana rubasha ibyananiranye byose, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza ndetse uzi kurinda. By'umwihariko ubereye amashimwe abagutegereje bose, n'ujya ukoze isoni abakwisunga, abagushakana umwete barakubona. Nonaha Mana Data, twese nongeye kugushima, nongeye kuguhimbaza. Reka ngushimire wawera w'Abisirayeli we, kuko wabanye natwe, utugirira neza, utwitaho uko bikwiye, izina ryawe nirihimbazwe. Reka nkwereke Mana Data, twese ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa, abakecuru, abasaza, abana batoya, abafiyemere, Uwiteka wagiye ubarinda ndetse n'impinja ntoya n'abana, wagiye uturinda twese muri izo ngeri, kandi ubana natwe, uradufasha, uratuvuganira, izina ryawe nirihimbazwe. None Data mutanga bugingo murengezi ubuzima bwanjye, reka turasenze dusengeye buri wese ufite ibibazo, ufite ibyifuzo, Mana ufite ingorane mu rwe ruhande, reka dusengera abantu bose batagira shinga na rugero, harimo ipfubyi, harimo abapfakazi, harimo ababana n'ubumuga bugiye butandukanye, ubw'ubuhumyi, ubwo kutagira amaguru, ubwo kutagira amaboko. Aba bose ndabazirikanye, ndabasengeye, ntibagiwe n'ababana bo ku mihanda, mu izina rya Yesu batagira aho kurara, ntiyibagije n'ababandi Mwami bigurisha ku mihanda. Aba bose ababuze ibyerekezo, abadafite agakiza, ubaha agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana mboneyeho kukwereka abayobozi bacu urabazi, urabasobanukiwe. Reka wite kuri polisi y'u Rwanda, wite kuri Mwami abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, reka wite ku baminisita, reka wite ku basenateri, reka wite Mwami Mana ku bayobozi, ku badaso, ku basekurite, ni wite Mwami ku irondo, wite ku bantu bashinzwe umutekano uwo ari wo wose. Nyakubahwa reka tugende tugere no mu gihugu cyo hejuru. Mwami wite kuri nyakubahwa perezida wa repubulika, Mwami Mana umugirire neza n'umuryango we, n'abakazana be, n'abakwe be, n'abana be, imbaraga zawe zose ziganze mu isi hose. Reka turebe mu izina rya Yesu abashumba, abapasiteri, abadiyakoni, abarimu, abarivera, abapasiteri, abisilamu, Mwami Mana abashehe ndetse n'abapadiri n'abapapa, mu izina rya Yesu abakaridanari n'abandi, abo bose bagire neza, ubaha agakiza kagutse kandi ijwi ryawe riganze rigere ku isi hose. Bose reka bahuze umutima, reka bahuze umutima nama wo gukizwaho kugukorera, kugira ngo bazabone ubugingo bwawe. Mana Data, twese turasenze, dusenge abatagira akazi, abashomeri, baha akazi, bakure mu bushomeri bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere ifungwa, izi fungwa zifunguze, ababuze Mwami ababo bongere bababone. Reka bakoze ibyaha basaba imbabazi bafungurwe, cyangwa se barangize ibihano byabo ubundi bafungurwe mu izina rya Yesu. Dusengeye abari kwa muganga, abo bose bakize, abo bose
bose ubavure, abarwariye mu ngo zabo ubakize, ubarengere, ubavure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga z'Imana zigere ku bantu bose barwariye mu ngo n'abarwariye mu bitaro, abo ngabo bavure. Reka turebe abarwaye uburwayi bwo mu mutwe, Mwami Imana ubakize. Reka turebe abazengerejwe n'ibibyimba byo mu nda, abo bakize. Reka turebe abarwaye amakaseri, ubavure. Abarwaye za bwake, abarwaye za diabete, abarwaye indwara zigiye zitandukanye za malariya, za sida n'izindi, mu izina rya Yesu vura, kandi imbaraga zawe zibagereho Mana. Urakoze urakabyara kuri Uwiteka. Nari mbanje gusengera abantu, imbaraga zawe zishimwe, kandi Mana turagushimira kuba waduhaye imvura, izina ryawe rihimbazwe. Waduhaye imvura, izina ryawe rihimbazwe. Wakomeje kuturinda, uturindira igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwereke n'abari hanze y'ibihugu, inshuti zacu z'akadasohoka ziba muri Amerika, uzigirire neza, uziteho mu izina rya Yesu. Reka turekwereke iziba muri za Canada, uzigirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka tukweretse ababa muri za Zambia, ubagirire neza. Reka tukweretse ababa muri za Omari, ubagenzereze neza, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Tukweretse abari za Uganda, bagirire neza, barengere. Tukweretse ababa muri Kenya, abo bose bagirire neza, barengere. Tukweretse ababa muri za Dubai, barengere, bagirire neza. Ababa mu Buhinde, ababa muri za Ukraine n'Uburusiya n'ahandi, abo bose bagirire neza, ubiteho nk'Imana. Urakoze Mana, turagushimiye. Twariho tubasuhuza ariko tunabasengera mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nshuti bakunzi ba channel ab'Imana bera, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ishya n'ihirwe. Hanyuma kandi ubu tugiye gusoma ijambo y'Imana, ariko tutararisoma hari umuririmbyi mwiza cyane ujya. Reka tubanze tumuririmbe nawe twumve icyo atubwira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga z'Imana zibane natwe. Uyu muririmbyi ndamugutuye, kandi nawe ugire gute, umwumve, umufiringe, hanyuma umufate nk'uwawe mu izina rya Yesu. Reka dutangire turirimbe. Ku bantu bazi indirimbo zo mu gitabo, nari mbabwiye ni hari indirimbo ifasha. Reka tuyiririmbe indirimbo ebyiri, hanyuma noneho dukomeze. Ni Yesu. Abafite ibitabo, ni indirimbo y'196 mu gitabo cyo gushimisha. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, nta wundi wo kurundindira keretse we, na wundi wo kurundindira keretse we. Sininye ibyago biza nzaho ndamwizeye, kuko andi imbere bitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ni nawe umenya ibigukwiriye, ko ari byiza. Ndi impumyi njyewe sinamenya ibyafasha, ntabwo nzamwa ku rufunguzo, ahubwo fasha ukuboko kwe, mwiringiye, ahubwo mfasha ukuboko kwe, mwiringiye. Ntabwo namenye imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko ankunda ubudasi,
banzi yuko nziyuka mberu buhungiro nyiri mwisi nziyukwa mberu buhungiro nyiri mwisi njyewe ibyo biramagije nguwe neza sindeba ko kwibiza nzaho bizwi na Yesu wapfiriye natinyiki bizwi na Yesu wapfiriye natinyiki mu ijwi ry'abarokore bajya baririmbamo bajya bavuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba nibyo bihora binezeza nta wundi wo kurundindira keretse we haleluya keretse we sinenye ibyago bizambaho ndamwizeye kuko andi imbera bitunganya ni nawe umenye bimwiriye ko ari byiza haleluya ko ari byiza haleluya ko ari byiza ndi mu njyewe sinamenya ibyafasha ntabwo nza mwakurufunguzo ahubwo fasha ukuboko kwe mwiringiye haleluya mwiringiye ndi mu njyewe sinamenya ibyafasha ntabwo nza mwakurufunguzo ahubwo fasha ukuboko kwe mwiringiye haleluya mwiringiye ntabwo namenye imigambi ye nzi kimwe cyo ntabwo nzi yuko impundu budasiba nzi yuko ambera ubuhungiro nyiri mu isi haleluya nyiri mu isi haleluya nyiri mu isi njyewe ibyo biramagije nguwe neza sindeba ko kwibizambaho ahubwo bizwi na Yesu wapfiriye natinyiki haleluya natinyiki njyewe ibyo biramagije nguwe neza sindeba ko kwibizambaho bizwi na Yesu wapfiriye natinyiki
haleluya. natinye iki umuririmbyi aravuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. bakuroge babyange babyemere, ariko ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibije kuba ku buzima bwawe. haleluya. uyu muririmbyi ndamukuririmbiye agufashe nanjye afashe. ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. we wa mugabo we wa musore we wa mukobwa we wa mukecuru we wa musaza we wa mubyeyi we. ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibije kuba ku buzima bwawe. ongera umvugire ngo amena cyane. hanyuma ngo ibyo biramagije. haleluya. ko ari Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba kandi bikaba ari byo bihora bikunezeza. haleluya. ngo nta wundi wo kurukurindira keretse Yesu wenyine. ibyawe bihereze Yesu, ibimeze nk'urufunguzo bihe Yesu, ibyakuzengereje bihe Yesu, ibikurusha bihereze Yesu. haleluya. bihereze Yesu, niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. umuririmbyi akomeje aririmba avuga ngo sinenye ibyago bizanzaho cyangwa bizambaho. haleluya. ndamwizeye. ibizakubaho byose, ntugakangwe n'abarozi, ntugakangwe n'ubukene, ntugakangwe no kutajyaho kuba, ntugakangwe ko nta kazi ugira, ntugakangwe n'ingorane izo arizo zose uhurira nazo mu buzima bw'abakuvuga, by'abakupinga, by'abagusuzugura, by'abakurwanya, by'abavuga ko ntacyo umaze. haleluya. Bibiliya irakubwira ngo mwizere. ongera umwizere, niko uyu muririmbyi avuze ngo kuko andi imbere abitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye ko ari byiza, ko ari byiza. ibigukwiriye Yesu niwe ubizi. ari imbere abitunganya ravekire. Yesu niwe ugutunganyiriza inzira. aho abana b'abantu bakwimye ijambo waguhaye ijambo, aho abana b'abantu banze kutambuka waguhaye gutambuka, uwo ni Yesu. aho abana b'abantu bakwicishaga inzara bakakwicisha ubusa, Yesu arakugaburiye. aho abana b'abantu batagusengeye cyangwa batakuvuye cyangwa batagufashije, akira kuvurwa na Yesu, akira kurengerwa n'Imana, akira kugaburirwa n'Imana mu izina rya Yesu. ndi mu myingewe sinamenya ibyafasha, ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo fasha ukuboko kwe, mwiringiye. turi impumyi muri uru rugendo, turi impumyi mu byo dukora, turi impumyi aho dutuye, turi impumyi. haleluya. ariko Imana ishimwe, Yesu niwe uzi ibije kugufasha, Yesu niwe uzi ibizakurengera, Yesu niwe uzi imigambi yawe, niwe ugufiteho priorite y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. ngo ntabwo namenya imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko nkunda ubudasiba, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mu isi. ntabwo Yesu twamenya ibyo atekereza, ntabwo Yesu wamenya ibyo yibwira, ariko aravuze ngo nzi yuko nkunda ubudasiba. wowe menya ko Yesu agukunda, akira gukundwa n'Imana, akira gukundwa na Yesu, akira gukundwa, kandi Yesu yagukunze n'Imana ibigukunze. Yesu agukunze n'abantu baragukunda. Imana yaguhaye ijambo, ibiguhaye agaciro. haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya uyu muririmbyi akomeje atubwira ngo kandi ngo nzi yuko ambera ubuhungiro nkiri mu isi. akira ubuhungiro bwa Yesu, akira ubuhungiro mu gihe uri mu isi, akira ubuhungiro ibihe byose, akira ubuhungiro iteka yose. Imana ishimwe. njyewe ibyo biramagije. kuba Yesu agukundira n'ibiguhaze, muvandimwe, muturage, muturarwanda ndetse muntu wo ku isi hose, kuba Yesu agukunda ibyo biguhaze. nguwe neza, gubwa neza, aho utuye gubwa neza, aho ugenda gubwa neza, mu bagusuzugura gubwa neza, mu bakuvuga gubwa neza, mu byo ukora gubwa neza. Imana ishimwe. sindeba kuko ibizambaho bizwi na Yesu wapfiriye. natinya iki kandi natinya iki? ntukarebe ibizakubaho, ko bizwi na Yesu wagupfiriye. watinya iki? watinya iki? haleluya. mwakire neza uyu muririmbyi, ndamubatuye ubwoko bw'Imana. Imana yantumye ngo mbabwire message nari mbafitiye, yantumye ngo mbabwire ngo nimwongere mugaruke ku isoko. ongera ugaruke ku isoko.
wajya gusenga kabiri, wajya gusenga gatatu, wasengaga kane, wasengaga gatanu, wasengaga karindwi, wasengaga 10, wasengaga 12, ongera ugaruke ku isoko. Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka. Wajyaga wiyiriza ubusa, ntukiyiriza ubusa. Saa 9 z'ijoro zaragera ugasenga, ntukibyuka ngo usenge. Ongera ibihe byo gusenga. Message ngufitiye ni iyi ngiyi irakubwira ngo ongera ugaruke ku isoko. Yesu ashimwe. Message nahawe iravuga ngo sengera ubugingo. Wowe uri kunyumva, sengera ubugingo. Mutura Rwanda, sengera ubugingo. Munyegihugu, sengera ubugingo. Imibiri yo yaragurishijwe. Sengera ubugingo, naho imibiri yo yaragurishijwe. Iyo ni message ngufitiye. Sengera ubugingo. Impinduka ziraje, ingorane zirabaye, agahinda kabaye agahinda, ikoranabuhanga ribaye ikoranabuhanga. Wowe sengera ubugingo. Ibyaduka bibaye byinshi ku buzima bwawe. Abantu barakamutse. Yesu yarambwe ngo abantu barakamutse, ntibakimusenga uko bikwiye. Ongera ugaruke ku isoko. Ntibakihana, ntibakibatizwa, ntibagikizwa. Imana yarambwe ngo baraziruye, abaziririzaga ibyaha barabiziruye. Ongera ugaruke ku isoko. Ngwino ku isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindiwe, he kuba gace wasigaza, katuhagiwe. Yesu mwami we, Yesu bwazagaruka, aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasake, dufite ibyaha. Uwo muririmbyi ndamugutuye. Hanyuma ijambo ryarambwiye ngo abantu baratenebutse, basuzuguye uwera wa Isirayeli, baramuharuruka, bikorera ibyo bishakiye. Niba ujya ngo ndakubeshira, bisanga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2, ukomeze usome kugera epfo, kugera ku 10. Hanyuma ndajya ngo nkubwire ngo igihe kirageze cyo kongera amasengesho muri wowe. Dore igihe kirageze cyangwa abantu batakibonye ubwisanzure imbere y'Imana. Igihe kirageze ongera ukizwe, ongera wera imbuto, ongera ukiranuke. Umva yewe, umvira ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo. Amose ibice 5 umurongo wa 1. Reka tuhasome kumve uko havuga. Nawe nubishobora uzasome ugeze ku murongo wa 26. Reka dusome bitewe n'igihe dufite. Amose niho tugiye kwiga uyu munsi. Ibice 5 umurongo wa 1. Reka dusome twumve uko havuga mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nimwumve iri jambo ry'Uwiteka ry'umuborogo mbateruriye, wanzu ya Isirayeli we. Umwari wa Isirayeli araguye, ntazongera kubyuka. Yagushijwe mu gihugu cye, ntihagira uwo kumubyutsa. Umvira ijambo ryonyine ubwaryo. Yesu ashimwe. Iri ni ijambo Uwiteka yamaye amaze kunyereka ibibazo bigeze mu gihugu, amaze kunyereka ibibazo bigeze ku isi hose. Yesu ashimwe. Yarambwiye ngo nzasome Amose ibice 5, hatubwira iby'isi aho igeze. Havuze ngo nimwumve iri jambo ry'umuborogo mbateruriye, wanzu ya Isirayeli we. Umwari wa Isirayeli araguye,
umwari wa Isirayeli araguye, bivuze ngo ifatiro z'abantu ziraguye, icyari gikomeje abantu kirihiritse, yavuga ibyo abantu bari bishingikirije bivuyeho. ngo kandi uyu mwari ntazongera kujya gute, araguye, ntazongera kubyuka, ngo yagushijwe mu gihugu cye ntihagira umubyutsa. Birababaje, wari ukijijwe, wajya gusenga, wajya kugirirana ibihe n'Imana, wajya kuvana ibishimwa mu bigawa, wajya gukora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, ariko waraguye, habuze ukubyutsa, usigaye uri umwibone, usigaye uri umusambanyi, usigaye uri umutinganyi, usigaye uri umujura, usigaye uri umunyabinyoma, usigaye uri umunyamatiku, usigaye uri umunyamagambo, usigaye uri umunyeshyari, usigaye uriganya, ariko ngo waraguye, habuze ukubyutsa nawe ubwe nawe yaraguye. Bivuze ngo nonaha niyo mpamvu Uwiteka yamaye mesaje zikubwira we muturage utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu byo hirya no hino ku isi, za Uganda, za Burundi, za Tanzania n'ahandi no muri Kongo, ongera ubyuke, kuko dore waraguye, wararambaraye, wabaye umusinzi, wabaye umwibone, wabaye umusambanyi, wabaye umujura, wabaye umutinganyi, wabaye iciro ry'umugani ku musozi kubw'ibyaha byawe. Ongera ubyuke. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo igiti naho cyatemwa cyakongera kikera imbuto nziza nk'iza mbere. Shikeze nevo, ongera ubyuke, Imana iragukeneye. Ongera uvane ibishimwa mu biga, wararaside shineman, ongera ukiranuke. Haleluya. Mukobwa wo mu gihugu ngo araguye, wagushijwe n'iki? Ndakubwira nanjye nibwira, ndakubwira ngo igenzure nanjye nigenzure. Yesu ashimwe. Ongera ubyuke wa muturarwanda we, ongera ubyuke wa munyamahanga we, wongera ibihe byo gusenga. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Hari impinduka zibonetse mu gihugu, hari impinduka zibonetse ku isi hose. Imana kera yajyaga ikubwira kwizakinga isengero ukabihinyura, none dore zirakinzwe kandi n'izindi ziracyakingwa. None uzagezayo kutumvira. Bibiliya ivuze ngo iki? Yesaya 59:1 haravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu nibyo biyitera kutwima amaso n'amatwi ikanga kutwumva. Irangije iratubwira ngo inzira zanyu si zimwe n'izayo, imigenzereze yacu si kimwe n'iyayo. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo kiranuka. Hanyuma ngo yaraguye uyu mukobwa kandi yabuze umubyutsa. Birababaje kuba wakwigishaga ari we uri kukurambika. Birababaje tugeze mu mperuka. Nakubwiye ngo ndakubwira nanjye nibwira. Birababaje kuba wakakwiriye kukwigisha kure kubwibone nawe asigaye yibona. Birababaje kuba wakubwira kure ku busambanyi nawe asigaye asambana. Birababaje kuba wakubwira kure kamarozi nawe asigaye aroga. Birababaje kuba wakubwira kure ku businzi nawe asigaye asinda. Uyu mukobwa wo mu gihugu cya Isirayeli yaraguye, ariko habuze umubyutsa. Niko Amosi 5:1 havuze. Imana yaramwegije guhemba no guhana. Imana yarambwe ngo umuyaga mwishura hushye, ngo kandi uko umuyaga uhuha utazaho uturuka ndetse naho werekera niko nawe utunguwe. Yego, Uwiteka reka dusome ahantu hatoya, ahandi nawe urasigara ubyiyumvira. Nibyo nakubwiye ngo uze kugerageza nawe uzasoma uhasoze. Message je narifite Uwiteka yamayemo niyo ngo Uwiteka Imana iravuga iti, umudugudu w'inzu ya Isirayeli watabaraga ari ingabo 1000, hazatabaruka 100
ijana n'uwatabaraga ari 100 hazatabaruka ari 10. unyumvire, intwari zaraguye, intwari zarashize, intwari n'intwarane dore zirarangiye. Ngo kuko Uwiteka abwira inzu ya Isirayeli ati nimushake mumbone, nimushake mumbone kubaho, nimushake mubone kubaho, niko Uwiteka avuze. None message uhawe wewe munyarwanda, wewe muturarwanda, wowe utuye ku isi, wowe uri muri Amerika, wowe uri muri Canada, wowe uri muri Zambia na za Aziya, Imana iraguhira itangazo rivuga ngo yishaka ubone kubaho. Nikikubwiye ongera ushakisha Uwiteka bigishoboka akabonwa. Mwambaza akiri bugufi, kandi umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, Imana imugira imbabazi nibamba. Ongera ugaruke, nimushake mubone kubaho. Udafite Imana wese hano imbere ntacyo araba aricyo. Niyo mpamvu ugomba gushaka ibihe byo gusenga muri wowe. Natangiye nkubwira ko wagabanyije ibihe byo gusenga utagisenga. Saa 9 z'ijoro ntugisenga. Uko wasengaga ugiye kurya cyangwa kuryama cyangwa kujya mu kazi ntugisenga. Ababikorana imbarwa. Ongera usenge. Imana irakubwiye itangazo nimushake mubone kubaho. Niko kane havuze ngo ariko mwe gushaka i Beteli nihakajye n'igirugari, nimukahanyure ni Beteli ni Berisheba, kuko igirugari hazajyanwa ari imbohe, ni Beteli hazaba imisaka. Ubyumve nawe, hari inzira Imana iri kukubuza kunyuramo, za zindi z'ibyaha. 6 havuze ngo iki? Ngo ahubwo mushaka Uwiteka kandi nibwo muzabaho. Akomeje kubitsindiragira Uwiteka ngo kugira ngo adatungura inzu ya Yosefu ameze nk'umuriro ukongora Beteli. Nimushaka Uwiteka nagazabatungura, nimushaka Uwiteka muzabona kubaho, nimushaka Uwiteka ntagazabatunguza ibibi, nimushaka Uwiteka kuko ngo ajameze nk'umuriro ukongora Beteli, ngo hataziboneka uwo kumuzimya, ntago hazaboneka uwo kumuzimya. Imana yababaye, nta muntu wayihoza uburakare, ariko niwisubiraho ugakizwa ugahinduka, Imana izakugira neza. Yemwe 7, yemwe abahindura imanza zitabera kuba apusino, mukagusha hasi gukiranuka. Yemwe abahindura imanza zitabera kuba apusino, mukagusha hasi gukiranuka. Gukiranuka ko abantu baragutaye, nta muntu ugikizwa, abantu basigaye bakiranirwa. Iri ni ijambo ritavangiye. Imana ntigivangirwa, jewe navangirwa, ariko Imana ntivangirwa. Ngo abantu twagushije hasi gukiranirwa, nako prito gukiranuka. Nta muntu ugikiranuka, nta ntungane ikibaho, nta mukiranutsi ugihari. Ikimenyetso ngo urukundo rwarakonje mu bantu, nta muntu ukigira urukundo. Ariko nagira ngo mutangarize iri tangazo, garuka ku rufatiro, garuka ku ongera ukundane, ongera Imana ikugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Ndiho ndenda gusoza njyewe buriya. Byo nendaga kubwira message Imana yendaga kubwira abanyarwanda ndetse no hirya no hino, buriya yazivuze. Imana ishimwe. 8, mushaka iyaremye inyenyeri za Kirimiya niza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanwa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikagira gute, ikayasandaza ku isi. Uwiteka ari kwivuga ibirwi, ababwira ko ari we mugomba gushaka. Uwiteka niryo zina nyaryo, nikababwiye. Uwiteka niryo zina nyaryo, niwe uzanira
uzanira abanyamaboko kurimbuka, niwe uzanira abanyamaboko kurimbuka. Bivuze ngo nuke bibatunguye, bivuze ngo nukumve ko ukomeye, bivuze ngo nukumve ko ari cyo, ahubwo Uwiteka avuze ko ari ujya uzanira abanyamaboko manini cyangwa abakomeye cyangwa bworoheje kurimbuka kubatunguye, bigatuma kurimbuka gutungura igihome. 10 havuze ngo iki? ubahaniye ku irembo, ubahaniye ku irembo baramwanga. Ubahaniye ku irembo ababuza kujya mu nzira ziyoba zijya ikuzimu zijya kurimbuka, ababuza kujya mu nzira zikora ibyaha, uyu nguyu ngo baramwanga. Njyewe rero nushaka unyange cyangwa urorere, reka ubwibone bwawe, ureka ubusambanyi bwawe, ureka ubusinzi bwawe, ureka ubujura, ureka uburyayi, ureka uburiganya, ureka ubutinganyi bwawe, ureka amashyari yawe, ureka inzangano, maze ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, maze Imana ikugirire neza, Imana ikuremere ubuzima bushya, Imana yongere iguhe kubaho. Yobu 22:15 havuze ngo iki? Haravuze ngo mbese uzakomeza inzira ya kera y'abanyabyaha banyuzemo? Uzayikomeza, uzakomeza ibyo byaha byawe, uzakomeza ibyo bibi byawe, wahindukiye. Benshi biringiye amagare n'amafarashi, ariko twe tuzingiringira Uwiteka. Benshi bafite ibigirwamana byabo mu ngo zabo, za nyabingi ibyo baterekeresha. Benshi basigaye biruka mu bagorozi no mu bapfumu nahe hose. Garukiraho. Abandi bafashe Imana nka radiyo, aho bashaka kuyishyira mu gihugu bashaka. Imana ndagira ngo gutangarize ntabwo ari radiyo ushyira mu gihugu ushaka. Ntabwo wategeka kuvuga RC Huye cyangwa BBC cyangwa FM cyangwa Radio Rwanda cyangwa Sarusi, aho benshi basigaye baterera imisozi bagiye kuraguza, aho kugira ngo basenge Imana ibongerere ibihe byo kubaho, ibaha ubugingo, ibaha imibereho myiza. Agaterera agiye kumva icyo Imana ivuga. Abantu b'iki gihe barashaka kumva icyo Imana ivuga ibabwiye igiye kubakorera, ariko ntibashaka guhinduka, ntibashaka gukizwa. Benshi urababwiriza, umwe akagira ati jyewe cyacu isengeramo. So inyereka ko kwibona atari icyaha, inyereka ko kwiboheraho imisatsi atari icyaha, inyereka ko kwitukuza iminwa no gusiga inzara no kwambara ubujipo bw'ubuce atari icyaha. Bakubeshye. Ndagira ngo ngutangarize ngo uwo nguwo ukwigisha atakubwiza ukuri arakuyobya. Hindukirana n'uwo nguwo ukwigisha, waguhaye independent yo kwisanzura ukikora ibyo ushaka. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo inzira y'abarimbuka ni irembo rifunguye, riranyuramo uwikora ibyaha ibyo ari byo byose, uwikora ibyo ashaka wese. Ariko inzira y'abakiranutsi ni irembo rifunganye, iranyuramo umuntu wiyanga akareka ibibi, akareka ibyaha n'ibisana by'agakurikira Yesu. Imana ikugirire neza. Ngo njyewe ngo nzi ko ngo umutima wanjye mutabishinze, ngo ndumva ngo nta kibazo, ngo umutima wanjye ngo binteye. Imana muje kwibonanira. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo hindukira ureke icyaha n'igisa nacyo uzabona ubugingo. Umva ibyahishuriwe Yohana 21:5 ko havuze. Haravuze ngo yicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko aya magambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi iti birarangiye ni Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota yo gukorera Imana nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha ibyaha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja y'umuriro n'amazuku, aribwo rupfu rwa kabiri. Soma ijambo ry'Imana rikubwire ku bishushanyo. Yesaya 2:19 uwuhereho ukomeze uvuye ku 9, urebe ko ibishushanyo by'ababandi bisengwa byaciriwe gusengwa, abantu batazabijugunyira imbeba n'ubucurama bakajya kwihisha mu buvumo bagahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icubahiro cye. Soma urebe ko ubwibone bw'abantu butazacishwa bugufi.
waretse ingeso mbi zawe ugakora ibyiza bishimwa n'Imana ukazabona ubugingo. Kiranuka. Hano rero Bibiliya yatubwiye ngo iki? Ndiyo ndasoza. Yatubwiye ngo nakubwiye ko nari ndi jambo nongera gusoma. Icyakoze iby'umwuka wera mbwira ndajya ndikubwiraho. Nabwo nihuse. 11 haravuze ngo nuko rero mwabarenganyaga abakene mukabaka ibihunikwa by'ingano mukabyiyubakira amazu y'amabuye abajwe, ariko namwe ntimuzayabamo. Warenganyije umukene, umunyaga ibyo afite, umwaka ibye, uramuturisha. Ntiwajya kumusura ngo unamufashe umenye uko byagenze. Waba uri apotere, waba uri mushumba, waba uri pasita, waba uri iki, ntiwegeze ujya gusura iyo ntama yawe, ntiwegeze uyikurikirana uvuge ngo mbese runaka ko yaturaga none byagenze gute, bimeze bite, ngo ahubwo ngo wanejejwe no kwiyubakira amazu meza, ngo yo mu mabuye abaje ukayabamo. Ariko Bibiliya irakubwira ngo nawe ntabwo uzayabamo. Iri ni ijambo. Niba ujya ngo ndakubeshya ubisanga muri Amosi ibice 5 umurongo wa 11, nawe ntuzayabamo. Cy'ingenzi mugiriye inama, kurikirana intama zawe. Ngo warenganyije abakene. Bibiliya ivuze ngo iki? Iratubwiye ngo rero ngo n'ibihunikwa byabo mwarabibatse, ngo mukiyubakira amazu y'amabuye, ngo abajwe, ngo ariko namwe ntimuzayabamo. Ngo mwateye inzaribu nziza, ariko ntimuzanywa vino yazo. Ibyo wakoze niba warabikuye ahantu habi, nawe ntuzabibamo, nawe ntuzabirya. Ariko niba byaravuye mu nzira nziza, Imana izabikugumishamo mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo ariko ndiho ndasoza. Ngo kuko nzi ibicumuro byanyu uko ari byinshi, n'ibyaha byanyu uko bikomeye, mwabarenganya abakiranutsi mwe, mukakira impongano, kandi mukagorekera imanza z'abatindi, aho muzicirira ku irembo. Yewe we, ngo Imana izi ibicumuro byawe, Imana izi ibyaha byanjye, Imana izi gukiranirwa kwawe, Imana izi ingeso mbi zawe, izi neza kujya uca imanza zitabera, izi neza kujya urenganya abantu, izi neza ko ngo ku irembo ugacira imanza zitari nziza, izi neza ko ngo urenganya abatindi n'abakene n'abatishoboye. Bibiliya niko iri kuvuga. 13 ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Umuntu witonda Imana imugiriye inama. Imana irakugira inama, wewe munyetorero, wewe munyarwanda, wewe wo hanze y'igihugu. Imana ikugiriye inama, niba uri umunyabwenge itonde wicecekere. Haleluya. Wicecekere ngo mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Ndiho ndageza 14. Ngo ni mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi, niko Bibiliya ivuze. Ni mushaka ibyiza mwishaka ibibi, nta gihembo cy'ibibi, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, niko Yesaya havuga. Ni mushaka ibyiza mwishaka ibibi, nimugire urukundo, nimwongere musurane, nimwongere mufashanye, nimwongere musenge nta buryarya.
mwigira inda nini, mwikwaka amaturo menshi, mutangaza ibitangazamakuru bya nyabyo, mubwize ukuri abantu bareka ubusambanyi bakizwe. Niko ijambo riri kukubwira, rirakubwira ngo nimushake ibyiza mwe gushaka ibibi, ngo kugira ngo mubeho, kugira ngo mubone kubaho. Nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe, niko ivuze. Nibwo izabana namwe, ngo nk'uko mwibwira, mwange ibibi mukunde ibyiza. Niko Uwiteka avuze, nimwange ibibi mukunde ibyiza. Haleluya. Mukomeze imanza zitabera, reka guca imanza zirimo kibera, ngo ugira burenganya ugira bubera. Imana irongeye kukubwira wowe mucamanza, uca imanza zitabera, wigira aho ubogama naho utabogama. Vugisha ukuri, Imana izaguhembera ako kazi ukora. Imana ishimwe. Bibiliya irangije iratubwiye ngo kandi ngo muca imanza zitabera, ngo ku irembo h'urusengero, ku irembo h'inzu y'Imana, ngo aharaho Uwiteka Imana Nyiringabo izagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yozefu. Uwiteka aje kugira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yozefu bagiye baca imanza bagakiranuka zitabera, bagakiranuka bakirinda icyaha n'igisa nacyo. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo umwami avuga ati hazabaho umuborogo mu nzira nyabagendwa zose. Haje kuba umuborogo mu nzira nyabagendwa zose, niko Uwiteka avuze. Kandi mu mayira yose bazavuga bati ni ishyano, kandi bazatuma ku muhinzi ngo yirabure, no ku bahanga baririmbana imiborogo ngo baboroge. 17. Mu nzabibu zose hazaba imiborogo, kuko nzabanyuramo, niko Uwiteka avuga. Imana ije kunyura mu gihugu, Imana ije kugendagenda ku muturage wese, Imana ije kugendagenda ku isi hose no hanze y'ibihugu. Niko ivuze, ije kunyura mu nzabibu. Inzabibu ni wowe. Nzabanyuramo, niko Uwiteka avuga. 18. Muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima, si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika, inzoka ikamurya. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima, atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. Nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa mukantura amaturo y'amafu, sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amatungo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku n'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi n'inanga zawe. Ahubwo ureke imanza zitabera, nicyo Uwiteka gushakaho.
ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose. Bivuze ngo Imana ishaka ko wongera ugakiranuka, gukwire hose, gukiranuka nk'uruzi rusandaye. Mbese hari ibitambo n'amatungo mwanzaniye mu butayu muri ya myaka 40 mwanzi ya Isirayeli mwe? Mwahetse Sikoti umwami wanyu na Kiyuni ikigirwamana cyanyu, inyenyeri y'imana zanyu mwiremera ubwanyu. Nicyo kizatuma mbajyanisha muri iminyago hakurya y'i Damasiko, niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubonye neza ko abantu bose bakoze ibidashimwa n'Imana, bagiye basenga ibigirwamana, basenga ibishushanyo, basenga inyenyeri, basenga ibibi byose. Imana yo yaduhaye pasiwadi ivuga ngo tunyanyagize cyangwa dukwize gukiranuka ku isi hose, hanyuma tugire gukiranuka, tureke imanza zitabera, hanyuma dukore ibyiza bishimwa n'Imana, tureke ubwibone, tureke bya byaha navuze, hanyuma Imana yategetse ko wareka, hanyuma noneho Imana ije kubana nawe. Mbese hari icyo ukuyemo muri iri jambo? Aho ntabwo Imana yagiye kubwira kuzagutabarira mu murimo ukaba utaratera intambwe ngo ujye kubatizwa mu mazi menshi. Aho ntabwo Imana yakubwiye kuzatabarirwa mu murimo ukaba utaratera intambwe yo kujya kuririmbira Imana. Aho ntabwo wari ufite impano yo gucurangira Imana ukaba utajyayo. Aho ni wari ufite impano yo kubwiriza mu masoko no hirya no hino ukaba utajyayo. Imana yagushaka, garukiraho, vana ibishimwa mu bigaho. Yeremiya 15:19 naravuze ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuganye nawe ati, nugaruka nzakugarukira kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Ati kandi ibishimwa nubivana mu bigaho uzaba nk'akanwa k'Imana. Garukiraho ukora ibishimwa n'Imana, uzabona ubugingo buhoraho. Ndagutongera mu maso y'Imana. Garukiraho. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe ukiza, wowe utabara ugatabarukana itsinda. Imbaraga zawe n'igitangaza gisa. Wemereye neza ko tugomba gukiranuka, tukareka ibyaha, tukareka ibibi, tukera imbuto zikwiriye abihanye, tukazabona ubugingo. Nonaha turategetse mu butware waduhaye, abatarakizwa nibakizwe, abatarabatizwa babatizwe, abatera imbuto bazere, abatakizwa bakizwe. Natabatabona mwami, abantu batazabona ubugingo none abakizwe bazabubone mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abazengerejwe n'inyatsizi baveho maze bakizwe. Abazengerejwe na za karande z'imiryango bibaveho maze bakizwe mu izina rya Yesu. Ndumva ibitangaza byawe. Watubwiye ko ugendagenze mu gihugu, wambwiye ko umuti wa sida ubonetse, kandi n'ubu ndacyabihamya ko umuti wa sida ubonetse. Ariko si ibyo gusa, hari ibintu by'impinduka bigiye kuboneka mu gihugu, bigiye kuboneka ku isi hose. Ikimenyetso cyangwa ibintu by'amakwe bitazongera kubaho mu gihe kiriri imbere, bikazibagirana. Ariko yewe Yesu mwene Dawidi, ntabwo ibyo tubyishime, kuko n'ubundi icyo ni igihe cy'ubuhenebere. Ariko ndakwinginze, dukure mu buhenebere. Mwami wanjye Uwiteka, uri kumwe ngo abanyabutayu bitonde, uri kumwe ngo abanyamisozi bitonde, uri kumwe ngo abanyabutayu babugendemo gake. Rofekire shayine mandoshesmo, kuko umbwiye ko ugiye kongera gufunga ubutayu. Izina ryawe rihimbaza. Reka bavangaga ibyawe bivanguke. Reka mwami wanjye Uwiteka, abakoraga ibidashimwa nawe bakora ibishimwa. Reka mwami wanjye, imbaraga zawe ziboneke ku isi. Reka isi yose yuzura agakiza. Sengera abakomeye, sengera aboroheje, sengera abaturage, sengera abaturarwanda, sengera abenegihugu, sengera abo ku isi hose mu izina rya Yesu Kristo. Utubwiye ijambo turisanze muri Amose ibice 5 umurongo wa mbere niwo twahereyeho kugeza kuri 20 n'ingahe hepfo n'irindwi gutyo. Uwiteka we, ndakwinginze, reba nimwe zawe abantu bawe, kandi imbabazi zawe ziboneke kwese hose. Abarwayi bose bavure,
abafite ibibazo bikemure, abari barusha baruhure, abari bafite imbaraga nke ubongerera imbaraga, maze gukomera kw'ijuru kuboneke. Urakoze mwami, ngaho buri muntu wese wumvishije ijambo akizwe kandi ahinduke mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. Muhabwe umugisha n'Uwiteka, amen. Mwakoze cyane rero. Ushobora kuduhamagara cyangwa se ufite ikibazo waduhamagara kuri 0782324200, 0782324200, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Mwakoze cyane, naho ubutaha nakagaruka. Bye bye bye.